nukuri kwiyambamagaye nta muntu wabintekereye ariko nabibwiwe na Yesu ejo nimutegura nibaza icyo nzavuga ngo mbabwire ngo bananiwe bagiye kurangiza. Yesu yari mpayejo we ngo mbabwire ngo bananiwe bagiye kurangiza. Tekereza amajoro wagiye wagenze, tekereza imisozi wazamutse usenga, tekereza amafaranga watanze, tekereza amatike watanze, tekereza umwanya wawe watanze hano, ngo bananiwe bagiye kurangiza. Kandi reka nkubwire birashoboka ko mufite amagambo menshi ndazi, ariko dore ibyo Satani ko yambura benshi. Aho Satani ndi yakwambuye kwizera y'Imana ya yindi yakoze bizabini ikabakurariya ikabageza ikabageje kubuza murebesha amaso ukobereka aho kwizera uracyagufite. Mbwira nabandi kandi mumbabare mbabwira yangaya nta mwanya mfite wabarya bo gusiga amavuta bakubeshe mw'Imana ngiye kugukore nishake ndikabikore ariko ukore uzaragwa ijuru. Umbeje haleluya. Yavuga ngo Abisirayeli ngo banga Kanani nukuvuga ngo abakristo banze ijuru. Abakristo bisezerano rishya ngo banze ijuru we. Abakristo bisezerano rishya ko baranga ijuru, ko baraba banze bijuru, bakaba bakunze n'ishuti z'isi, bakaba bakanga ijuru, ko baranga ijuru, bahindutse abanzi bijuru, ko baranga ijuru. Nibyo bari kokora ko rashanga ngo babisaruriye hano ariko ntibashaka umusaruro w'ijuru, ko barareba hano ntibareba ijuru. Turasoma ibice bine. Ya mbere ni mu gitabo cyo kubara igice cya 14 umurongo wa mbere kurangiza wa 10. Kubara igice cya 14 umurongo wa mbere kurangiza wa 10. Turaja kongera gusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 20 kurangiza wa 24. No mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timotheo igice cya 4 umurongo wa 3 kugeza ku 8. Ndaja gusoreza mu Bigalatiya igice cya 6 umurongo wa 9. Ndagenda mbabwira igihe cyo gusoma. Dusome kubara igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza ku 10. Ni page 142 abafite Bibiliya yera naho dusoma. Haravuga ngo Abisirayeli banga kujya Kanani. Iteraniro ryose ritera hejuru rirataka. Abandi iryo joro bararira. Abisirayeli bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti iyaba twaraguye mu gihugu cy'Egiputa cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu, Uwiteka tujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'ingota? Abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago. Ikiruta soko twasubira muri Egiputa. Baravugana bati twishirireho umugaba dusubire muri Egiputa. Mose na Aroni bikubitira hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryari riteraniye aho. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abataze icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose riti bati igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora nimugomere Uwiteka kandi nimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima ntibagifite kibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu nimubatinye.
iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye, maze ubwiza bw'Uwiteka abonekera Abisirayeli bose bari mu ihema, buri mu ihema ry'ibonaniro. Byakozwe n'intumwa ni igice cya 20 umurongo wa 20 kurangiza wa 24, ni page 141 afite Bibiliya yera mu Isezerano rishya. Kandi muzi yuko ari nta jambo ribafitiye akamaro nikenze kubabwira cyangwa kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe rumwe. Namirije Abayuda n'Abagiriki kwihana imbere y'Imana no kwizera Umwami Yesu Kristo. None dore ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima, ibizambaho ngezeyo simbizi, keretse yuko Umwuka Wera ampamiriza mu midugudu yose yuko ingoyi n'imibabaro bintegerejeyo, cyane cyane muri iyi mirongo 2 ngiye gusoma. Ni n'uyu umwe nako. Ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri jye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'Umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Reka nsubire kuri uwo murongo. Ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri jye, kuko nkwiriye kurangiza urugendo n'umurimo nahawe n'Umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 4 umurongo wa 3 kurangiza umurongo wa 8. Ni page ya 217 muri Bibiliya yera na ku Isezerano rishya. Kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'umubwiriza ubutumwa bwiza, usohoza umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka ry'Umwami wacu umucamanza utabera azampakuru rya munsi. Nyamara si jye jyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Abigalatiya ariho dusoreza igice cya 6 umurongo w'9 haravuga ngo twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwisari. Reka nsubiremo, twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwisari. Mubirambure mbawe abari bankumbuye, abo dukumbura mubirambure mbawe. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Abawushaka mumve Imana ibaho umugisha. Mwongereho gake Imana ibaho umugisha. Murambuye n'ibiganza Imana ibaho umugisha. Murakoze rwose. Ndashimira Imana byimazeyo kuko yabarinze muri iminsi yose ishize, nangirandinda itugiriye neza, iduhaye kongera kubonana turi mu buntu bw'Imana. Iyo Mana yaturinze ihabwe icyubahiro, ihabwe icyubahiro. Abo turi kumwe mumve ihabwe icyubahiro. Abazi ko barinzwe nayo ihabwe icyubahiro. Iyo Mana niyo gushimwa, niyo guhimbazwa, niyo gukomerwa amashyi, niyo kuvugirizwa impundu. Irabikwiriye n'Imana. Itorero ryo mu rugo iwanjye bantumye ngo mbasuhuze. Iyo ndivuga urumva ni madamu, abandi baziraho hanyuma. N'abandi nabwiye ko tuzaba turi kumwe bambaye izo ntashyo
kandi munyemere muzakire mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Ndashimira ubuyobozi bw'iri torero ryanjye nkunda, torero nkoramutima yanjye. Iyo ngeze ahantu mva nageze iwanjye, kandi ibyo mvuga ni ukuri gusesuye. Imana niyo mugabo wo kubihamya, kuba bangirira icyizere myaka tumaranye, bakantumira bakandarika n'umwanya bumva badahari, bakumva ko kuhaba kwanjye nta cyuho. Ndabashimira abayobozi banjye rwose, mbabwira niba naza mubashimire. Imana ibahe umugisha. Kandi narababwiye ngo igihe cyose bazankenera, nubwo zaba saa 8 za nijoro hatari impamvu yambuza nzaza. Amagambo Mwuka Wera yanshize ku mutima aravuga ngo bananiwe bagiye kurangiza urugendo. Wandike niyo ducukumbura niyo dutindamo. Bananiwe, wamechoka, karibu ya kumaliza safari. Bananiwe bagiye kurangiza urugendo. Niryo jambo ntindaho, kandi ndabinginze bakristo bamaze imyaka Imana yarabahamagaye. Bananiwe bagiye kurangiza urugendo. Mu busanzwe ndabantu bananirwa bagitangiza, ariko abantu batangiza bafite imbaraga, bakomeye, bafite ishyaka, inyota ari ryinshi, haba mu buririmbyi, haba mu binginzi, haba mu bayobozi b'itorero, haba mu bakristo, haba no mu ngo. Nibake bananirwa bagitangiza urugamba n'urugendo bafite rwo kugenda, ariko benshi bananirwa bagiye kurangiza. Naho naje kubakangura fatanije n'Umwuka Wera, bananiwe bagiye kurangiza urugendo. Inkuru twasomye ni y'ubwoko bwa Isirayeli, abantu Imana yahamagaye ibakura mu Egiputa mu mbaraga zikomeye, irabiyereka mu buryo butangaje. Egiputa kimenya ko Abisirayeli bafite Imana nyamana iruta izabo. Ibiyereka ifite intego ebyiri. Icyambere kwari kugira ngo bayimenye, bayizere, bamenye ko ndawabahangara bari kumwe nayo. Abo turi kumwe, amena. Uyipera cyubaro, amena. Bamenye ko bafite Imana itandukanye n'iredesha la grande paix. Oh, chakele grora de proie. Taigele brele de taille. Chakolo grele brele de. Imana itandukanye n'ibindi babesha bafinda bayimba biti Imana irabiyereka ikora bya bitanga. Intego yayo kugira ngo bayimenye, bayizere. Icya kabiri yabikoze kugira ngo ibaheshe icyubahiro, ibaha agaciro, ibubahishe mu Egiputa n'andi mahanga yose azabubahe. Ariko mwambere Yesu cyo, haleluya, ibikora kugira ngo ibubahishe. Ibyo yakoze murabizi, bakora mu Egiputa isigigindu igikene igihugu, ko nyanja itukura ibambutsa humutse, abanzi babo ngo babigerageze bararengerwa. Imana ibaha amazi avuye mu gitare bitigeze bibaho babibona. Imana ibatungisha amano ivuye mu ijuru mu mbaraga zayo, nta mirima bafite, myaka 40 nta mirima bahinga, nta konte bafite, bambaye imyenda idasaza, inkweto zabo zidashira, batabyimba ibirenge. Imana irabarinda. Ariko yo mana we ogi nasiyoni ngo babatere. Imana yohereza amavubi. Uzasome Samweli wa mbere igice cya 23 24 amavubi. Imana yavuga ngo nta muheto nta mwambi wanyu mufora. Imana yohereza amavubi, abari abasirikare ararwana arabatsinda. Imana yerekana ko ari Imana nyamana kuri bo. Ariko kuko Imana yari ibazi, bakristo beza binkora mutima yanjye babetsida, hari ikintu Imana ishobora gukora kugira ngo ipime, ibarebe, ibayungurure, ibakosore.
igihe yemera ko hari ibintu bibaho kugira ngo wimenye uwo uriwe n'icyo uri cyo n'imbaraga zawe n'agaciro kawe, hari ibyo yemera. Mu rugo iwawe, mu buzima bwawe, mu kazi kawe, hari ibyo Imana yemera kugira ngo bigukosore, bikuyungurure, wimenye, wikosore, wisobanukirwe uwo uriwe n'imbaraga zawe. Irabyemera ngo bagere mu butayu bw'iparani. Imana ibwira Mose ngo ohereza abantu 10 abatware. Barya batumwe si abantu simple, no, abatware, abategetsi. Imana iramubwira ngo buri muryango uzukuramwe umutwaro umwe. Bari imiryango 12, abategetsi bize b'abanyabwenge bashobora kuzagenda. Kandi Imana umva Mose ibyo yabategetsi 12 bavuyemo, ariko Imana yavuze irabwira ngo icyambere muzaneka, muzabanze murebe ko abo bantu bakomeye baturusha amaboko, muzabarebe. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, muzarebe ko ari benshi bagituyemo kuturuta. Umujyi wose muzatata, muzarebe ko ari benshi baturuta. Cya gatatu, muzaneke ko imijyi yabo yubatse kandi igoswe n'inkike, inkuta z'amabuye, muneke murebe. Icya kane, ndatekereza ko bari afitemo ba agronome, iravuga ngo muzarebe n'ubutaka bwaho, muneke murebe ko bushobora kwera, tutazagira tukaza kwicwa n'inzara, kikaba ari igihugu kitagira uburumbuke. Icya gatanu, muzarebe ko hari ibiti byinshi byera atari ubutayu. Nimara kuneka, mugenzure, mushishoze, muzagaruke mutubwira amakuru y'impamu y'amashyira kinyoma, tunezero. Iminsi 40 abagabo baragenda barazenguruka kandi bakora uko pe, uko bivuga. Nusome igice cya 13 cyo kubara, baraneka pe, barakizenguruka pe, imidugudu yose, imijyi yose barayizenguruka iminsi 40. Bagarukanye n'imbuto ziranga ku icyo gihugu ari kizima, makomamanga, imitini n'inzabibu, baza kubereka ko bakigezemo kandi ari cyiza. Wumva igitangaza ngo ntibakigaye kuvuga amakuru, ariko baza babonye kubiri. Reka manze vuga iki, mu ntege nke uzirinde kujya muri majority. Mu ntege nke uzirinde majority, ubwinshi bw'abantu. Nongere vuga ngo mu ntege nke, haba mu nama y'itorero, haba mu mirimo muzakora, mu ntege nke uzirinde ubwinshi bw'abantu, kuko ubwinshi bw'abantu kenshi tibugenza guhagarara mu kuri. Natwe cyatumye Imana Gideon bagera kuri wa mugezi, iravuga ngo mbagupimire ubwinshi, imenya ko abanyarwanda barabahanga bavuze ngo uburo bwinshi ntibwishe umusuru. Imenya ko benshi batagira icyo bakora. Nubona bamwe akavuga ngo none ngo benshi bavuze, uzarebe icyo bariko bavuga. Niba ari igiteza imbere ari cyo kwangiza, niba ari cyo kwagura, cyangwa niba ari cyo guke, uzarebe. Ngo bagaruke batekereza ko Abisirayeli, mwumva aya magambo, batekereza ko bari bagenze, bagombaga kugenda ibirometero 360 kugira ngo bagere muri Kanani. 360 bagenze ibirometero 300. Kadeshi Baruneya ibirometero 300, hazigaye 60. Inshuti zanjye bagenze ibirometero 300, 300 km, hazigaye 60 km ngo bezira muri Kanani. Banga kujya Kanani. Haza babatasi ngo bagereho umugoroba, abantu barakorana kuza kumva amakuru. Reka maze nkwingikinki, Imana ni kugira umuntu ukomeye mu murimo wayo. Imana ikaguha ijambo, uzaha agaciro ijambo rikuva mu kanwa, kuko ijambo ringanya agaciro na nyiraryo. Ijambo ririca, ijambo rirakiza. Ijambo riguhesha agaciro, ijambo rikakakwambura. Ijambo rirakubohora wari uboshwe, ijambo rikwinjiza muri gereza. Ijambo rikwambura uwo wari uriwe rikaguhindura ubundi. Uzatinya ijambo, nicyo gituma Yesu yitwa ijambo ry'Imana. Mumpereze icyo, haleluya! Ijambo. Uzirinde mu murimo w'Imana kuba amagambo.
bakristo ba Betesida beza, muzirinde kuba amagambo mu murimo w'Imana. Uzagira amagambo make mu murimo n'uw'Imana, si umuntu nyirawa ubereye maso. Mwambereye si cyo. Haleluya! Nyirawa ubereye maso. Icumi bati uza makuru Mose n'abandi bose byo kuri igihugu twahatase ni cyiza pe kurya Imana yakivuze. Amata n'ubuki nibyo bitemba, kandi amashyira kinyuma do n'imbuto twakuyemo amakoma mangana imitini n'inzabibu kibereke ko gifite umwero mwiza ni cyiza pe. Icumi batariko twasanze abagabo bakomeye cyane bitwa Banaki n'abandi bose baraho bakomeye baratusha amaboko. Cyo ni kimwe. Icya kabiri imigi yabo igoteshejwe n'inkike z'amabuye ritwaza imene. Cyo ni icya kabiri. Icya gatatu n'uburyo twabarebaga nabo akaba ariko batubona ubwoba bugira amaso buza bubeshya. Twibonaga dusa n'ubushishi imbere yabo. Bibiliya imwe iravuga ngo ni inziga abantu ubushishi, ngo kandi nabo niko batubonaga, ariko iyo baza kubabona ko baba barabishe ko batubonaga. Abantu ngo bavugiriza induru icyarimwe, abantu baraboroga, abantu bararira, kare barahaguruka ati nyamara sibyo, nyamara sibyo, nyamara sibyo, ahubwo tuzamuke twahindura ubunyine. Ngo induru ziba nyinshi. Uzi cyakoretse baravuga wumve banga kujya Kanani. Baravuga batari kubundi Mose na Aroni niyo Mana ya Mana mwakabyara. Niki gituma batujyana ngo tuze kwicirwa muri ico gihugu abana bacu n'abagore bacu bazabiminyago. Bati ibyiza no kwisubirira mu Egiputa, bashaka afandi ngo bitorera umuyobozi umugaba niko avuga ingaba ngo abasubize mu Egiputa y'Imana yabakuye. Yosuwa Bibiliya avuga ngo Mose na Aroni ngo bikubitira hasi imbere yabo bubamye barira. Yosuwa na Kare barabahindukira nabati bene data, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza kandi kiratemba amata n'ubuki. Condition nimwe gusa, niba Imana itwishimira mu mpere si cyo. Haleluya! Condition nimwe, si ntambara, si uko twitwara. Niba wirede tishala grode prile groye rasha ke de croye le brel ne de paigolo ne da colobrile sha de pre. Oh niba witeka gusa atwishimira icyo azatujyana muri cyo gihugu akidwe kandi n'icamata n'ubuki. Muramenye ntimugomere Uwiteka abiruka atabo mutekera tuzabarya nguko turya ubugari, tuzabarya ng'imitsima bo tibagifite kibakingira nubwo mutekereza ko ari bafite ngiki. Abo ngo ariko twebwe Uwiteka ari mu ruhande rwacu mbere. Haleluya! Wiresha Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Ngo abantu bemere cyarimwe gutora amabuye ngo babice izo ntwari mubice. Iyo bigezaho Imana nikora intervention, Imana bari nze guhangana nabo iramanuka ngo abone ubwiza bw'Imana mu yema ry'ibonaniro baratinya. Reka mbabwire icyakoretse muri uwo munota, muri uwo mwanya Satani yabambuye ibintu bitanu. Uzandike nyumaze kukubwira aho tugeze, itorero aho rigeze mu isi. Si Betesida gusa, oya mu isi. Wenda uri mu kuvuza induru hano Betesida nugenda restoration uzasanga induru, nuja muri Cyane uzasanga induru, nuja muri Methodist uzasanga induru, nuja muri ADP ngenzenguruka amatorero uzahasanga induru. Ariko mwamenye ngo tugeze muri Kadeshi Baruneye mumbereso. Haleluya! Ni Kadeshi Baruneye tatorero utazasanga mu induru. Wowe kuvuga yabangira ingata amaguru yawe uzagenda usanga induru. Utazasanga induru.
Satani abambura ibintu bitanu icyarimwe. Icya mbere Satani yamwe no kwizera Imana kwari ishobora byose nta kinane. Ya Mana yabanye nabo, ya Mana yiyerekanye bakayibona. Satani abambura kuyizera. Mutwe Satani akuramo kwizera Imana kwari ishobora byose ndaki yayindiwe. Oh, yayindiwe. Satani ayibakuramo. Icya kabiri Satani abambura kwiringira Imana, kuyiringira Imana ko itazabatererana, itazabahana, itazabasiga nzira, yarabahagurukije ari Imana. Satani abakuramo kuyiringira vamo. Icya gatatu Satani abambura urukundo rwa Kanani bakundaga, Kanani baharanira, Kanani bamaze imyaka bagena. Satani abakuramo urukundo rwa Kanani, gukunda Kanani abibakuramo. Batekereza gusubira ngo bashaka kubasubiza mu Egiputa, ariko mu buretwa urukundo rwa Kanani Satani ararubambura. Cyo ni icya gatatu. Icya kane Satani abambura kwihangana. Ibirometero 300 bagenze, hasigaye 60 mwaka byaramwe 60 bagenze 300, hasigaye 60. Abambura kwihangana, kuramo kwihangana, anogoramo. Icya gatanu Satani abakuramo ubwumvikane bwabo, umwe bwabo kwa kundi bavugaga bikagenda, bavuga bagahuza, icyo bagambiriye bakagikora bakakigeraho. Satani abambura ubumwe, baravuga bati kweri abo baravuze ngo tugende mutora amabuye mu bateri. Satani abambura ubumwe. Imana ngo ibirebe ibambura isezerano ryo kwinjira muri Kanani. Ngumve we, Imana ibwira Mose ngo nzageza he kwihanganira ubwoko bunsuzura. Ndirahiye mu bumana bwanjye ntibazigira muri Kanani, ngiye kubatsinda. Mose atari ko wa Mana we, nubatsinda hano abantu bumvise ibitangaza wabakoreye bazavuga ko abakuye mu gihugu uje kubica kweri. Amahanga azakuvuga ate? Imana tuvarenga ubwere. Babariye kubatsinda uyu munsi, ariko iyo minsi 40 40 bagenze ari yo gutata, ngiye kuyihindura imyaka. Buri munsi uhane n'umwaka, bagiye kumara imyaka 40 bari mu ruzerero. Umunsi uhane n'umwaka, imyaka 40 bazerere kugeza ubwo bose bazashira. Bariya bose bavuze nta numwe uzinjira muri Kanani. Icyakora Yosuwa na Kalebu n'abana barya abana bavuze ngo bazabimbata n'abana amasezerano, kuko ndi Imana idahinduka. Nyasigiye Yosuwa na Kalebu n'abana babo mumperese icyo. Haleluya! Bibiliya avuga ngo babagabo bavuze amakuru y'inshamugongo bahise bagwaho mugiga ibatsindaho ko ari 10 aho bona aho baguye. Ariko Yosuwa na Kalebu intwari baragwa Kanani. Bananiwe bagiye kurangiza urugendo. Kora mutima, iyo duvuga Isirayeli nushaka kuzisomera igitabo cy'Abakorinto wa mbere igice cya 10 were ku murongo wa mbere uze kurangiza uwa 12 cyangwa na 3. Baravuga ngo ibyababayeho kwari kugira ngo batubera kabarore tubigireho. Imana yaraduhamagaye bakristo beza ba Betsida, mwahamagawe muturutse mu matorero ataramu, muhamagarwa muvuye mu moko n'imiryango itari imwe, muhamagarwa mwaravuye mu mico itandukanye, muhamagarwa mwaravuye mu buzima budahuye. Ariko Imana irabazana ngo ibagire umwe. Ko ndababwira uko mbabwira niko nzabwira n'abandi, niko mbwira n'abandi. Kandi mumbabare mbabwira yangaya nta mwanya mfite wabarya bo gusiga amavuta bakubeshe mw'Imana ngiye kugukore nishake ndikabikore, ariko ukore uzaragwa ijuru. Umbeje haleluya! Yavuga ngo Abisirayeli ngo banga Kanani, no kuvuga ngo abakristo banze ijuru. Abakristo b'Isezerano rishya ngo banze ijuru we, abakristo b'Isezerano rishya ko baranga ijuru.
ko barababanzi b'ijuru, bakaba bakunze n'inshuti z'isi, bakaba bakanga ijuru, ko baranga ijuru, bahindutse abanzi b'ijuru, ko baranga ijuru. Nibyo bari kokora ko barashaka ngo babisaruriye hano, ariko ntibashaka umusaruro w'ijuru, ko barareba hano ntibareba ijuru. Paulo yarabizi ibyo ngibyo ko benshi bazarangiza nabi, ariko asezera abakuru b'itorero i Mileto ababwira aya magambo, maze nje kuyatukumbura. Arababwira ngo mwabakuru b'itorero ryo muri Efeso, mwibuka uburyo nabanaga namwe nsha bugufi, ndira, nterwa ibigeragezo byinshi n'Abayuda. Arababwira ngo muzi ko ari nta jambo ribagirira akamaro nigeze nikenga kubabwira. Ijambo ribagirira akamaro, Betisida nziza yanjye, ijambo ribagirira akamaro ntaryo nzikenga kubabwira. Utarishaka zaryange anyangane naryo, ariko zaribabwira. Haleluya! Utarishaka azanyangane naryo, ariko iribagirira akamaro nzaribabwira. Urashatiko, uratikile gro, rashatikile brele gro, aishatikile brele. Nta jambo ribagirira akamaro, ryabaho ubuzima, ryabaho agaciro, ryazabahesha icyubahiro imbere y'Imana, ntaryo nzikenga kubabwira. Aba ngo ntaryo nigeze nikenga kubabwira. Aba ngo nabwiye Abagiriki n'Abayuda kwihana ku karubanda, babwira ku mugaragaro kwihana imbere y'Imana, babwira amateraniro ndetse ngira no mu ngo zabo, niko yababwiye. Ntaryo nikenze kubabwira. Abwira ngo none dore ngiye i Yerusalemu mboshwe mu mutima, ibizambaho ngezeyo simbizi. Aba ngo ariko icyo Mwuka Wera mpamiriza nuko mu migi yose ingoyi, gereza, abakristo bari mu gutinya ngo badahura n'ibigeragezo. Nudahura n'ibigeragezo nturi umukirisitu. Reka nkubwiye nukuri nduriwe. Nutageragezwa nturi umukirisitu. Nudakoreshwa ibizamini nturi umunyeshuri. Ntuzabura umunyeshuri. Nudahura n'ibizamini nturi umunyeshuri. Nudahura n'intambara mu murimo ntuzabura umusirikare. Ariko tuzahura. Aravuga ngo ingoyi n'imibabaro bintegerejeyo. Wumva ijambo yavuze ngo ariko sinita ku bugingo bwanjye ubu bwa none, ngo numve ko ari ubw'igiciro kuri jye. Aravuga ngo hari ibintu bibiri bimbagaza imbere. Icyambere nukurangiza urugendo rwanjye. Safari yangu sasa yaelekea mbingu, Mwokozi yupo huko, lazima nifike huko. Na siku nitakapofika tashangilia kwa furaha kuona yeye aliyeninunua kwake. Sifa kwa Yesu. Ubu rugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru. Mukizani yari nanjye niyongwiye kujyayo, kandi umunsi zabangezeyo zamuhimbazanye ibyishimo, zanezezwa nuko ari bo banguza amaraso ye. Aho turi kumwe. Haleluya! Bumve cyane haleluya, muzamure volume haleluya. Aravuga ngo icyo ndeba soba ubuzima bwa none. Dufite abakristo ariko senga ubuzima bwa none gusa, bahirimbanira ubwa none gusa, baba batunzi ba hano mu isi gusa, ariko ijuru bazagenda ari abatindi. Aravuga ngo sinita kuri ubu buzima bwa none ngo mbone ko ari igiciro kuri iki. Aravuga ngo ni bibiri gusa ndeba: kurangiza urugendo rwanjye, icya kabiri no kurangiza umurimo, inshingano ndahawe. Kurangiza inshingano yanjye, burimo nahawe wo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubuntu butari bw'amategeko, butari bw'amabuye, bubonerwa muri Kristo Yesu. Icyo nicyo ndeba. Asezera Timoteyo umwanya wo kurangiza, ari muri gereza, Imana amaze kubimwereka. Reka mvuga aya magambo muri mu guhura nayo hirya. Arambwira ngo kuko ikihe kizaza Timoteyo we, abantu batazihanganira inyigisho nzima, inyigisho z'ubugingo, inyigisho zo kurama, batazazihanganira. Amatwi yabo azaba barya, akunda kumva ibibanezeza. Imana iguhaye inzu, Imana iguhaye imodoka, Imana iguhaye promotion, Imana iguhaye akazi, Imana irakwaguye, Imana ashaka kumva ibibanezeza. Aravuga ngo bazigwiriza abigisha bahuje n'ibyifuzo bya irari ryabo, ngo baziziba amatwi, ngo batumva ukuri. Ariko aravuga ngo bazayoba, bakurikiza imigani y'ibinyoma, ibitekerezo by'ibinyoma. Aramwindukirana ngo ariko weho mwana wanjye, uzirinde muri byose,
Betsida yanjye we muzirinde muri byose. Oh, haleluya. Ariko weho uzirinde muri byose. Wemere kurengana, bagutuke, bagukubite, bakurwanya. Urenganyirizwe ubutumwa bwiza bwo muri urangiza umurimo wawe washinzwe wo kugabura iby'Imana. Arambwira ati njyewe ga mwana wanjye ubumeze nk'igitambo kigiye gushyirwa ku gicaniro. Arimo abona inkota ya Nero burya agiye kumukigihanga. Amubwira ngo narwanye intambara nziza. Timoteyo we narangije urugendo, icyo nashakaga kugeraho nimo nagisingira. Cya kabiri icyo narinze n'ukwizera. Abakristo bari kwananirwa kurinda kwizera. Satani akabwira ngo nibarinda agaciro kabo. Akaheze agaciro dahawe na Yesu naka isi ifite akaye gaciriza guha kwikagwa none kakakwambura fitaka. Icyo narinze n'ukwizera kwanjye. Icya gatatu cya mbere narwanye intambara nziza. Icya kabiri icyo ndangize n'urugendo. Icya gatatu narinze kwizera. Arabanga ibisigaye hakurya y'ubuzima bikamba ryo gukiranuka ry'umwami wacu umucamanza utabera azamba kurujya munsi. Arabanga nyambara sigege nyine rizahabwa n'abakunze kuzaboneka ku bose. Iryo kamba ndarikeneye we, iryo kamba ndarikumbuye we, iryo kamba ndarishaka we, ndarishaka we, ndarishaka we, iryo kamba ndarishaka we, iryo kamba ndarishaka we, iryo kamba ndarishaka we, iryo kamba ndariharane ndarishaka we. Yo kamba ndarikeneye we, ndariya we. Paulo ngo arangize bamusohoramo Nero mu kigihanga. Gucibwa igihanga ahamya ibyo yavuze, ibyo yamamaje, ageza ku munota wa nyuma arasoza. Nzabona Paulo n'ukuri kwiyamamaganya. Sina wasiwasi. Shetani aje agahaguruka. N'ukuri kwiyamamaganya. Nzabona Paulo. Kandi nkumbuye kumubona. Ikagaruke. Imana yaraduhamagaye mwagenze ingendo nyinshi. Ngane na Betsida yanjye nkunda. Amagambo nako ministre yavuze mushiki wacu Louise umunsi President Cyane cyangwa Rahira yaravuze ngo u Rwanda ni igihugu cyaturutse kure ngo kandi kure cyane, ngo kandi kiriko kigenda kure kandi kure cyane. Reka ngubwire iki ngiki, Betsida yavuye kure cyane, yavuye muri wowe, yavuye kure cyane kandi atagenda kure cyane uko Imana yabishatse. Uzayikoma imbere. Haleluya. Wakora wareka. Reka ngubwire iki ngiki, bamaze iminsi barakwinginze batetesha ndako batashije nushaka uzareke. Ariko reka ngubwire iki ngiki, Betsida yavuye kure mu mugambi w'Imana. Iravuka iri mu mugambi w'Imana. Iraza iza kuri uyu musozi ku mugambi w'Imana. Iratatera imbere je kure mu mugambi w'Imana. Ariko mwakomeye Imana bakimuka yivugiriza impundu. Ariko utekereze wowe wayitangiye ikiri mu mugambi, ikavukira hariya ku Muhima mukayibona, ikaza hano ikabigeze kuri ibi, ukaba uri kunanirwa ku minota ya nyuma. Akomara ukaba uri kunanirwa mugiye kurangiza. Uze gutangira kwizera handi warugeze ku musozo w'igikorwa. Ibi mvuga n'ukuri kwiyamamagaye nta muntu wabintekereye, ariko nabibwiwe na Yesu ejo nimuntegura nibaza icyo nzavuga. Ngo mbabwire ngo bananiwe bagiye kurangiza.
Yesu yari mpayeje we, yari mpayeje ngo mbabwire ngo bananiwe bagiye kurangiza. Tekereza amajoro wagiye wagenze, tekereza imisozi wazamutse usenga, tekereza amafaranga watanze, tekereza amatike watanze, tekereza umwanya wawe watanze hano, ngo bananiwe bagiye kurangiza. Kandi reka nkubwire birashoboka ko mufite amagambo menshi ndazi, ariko dore ibyo Satani ko yambura benshi. Aho Satani ndi yakwambuye kwizera y'Imana, ya yindi yakoze byabindi ikabakurariya ikabageza ikabageje kubuza murebesha amaso ukabereka aho kwizera uracyagufite. Kwa kuyizera y'Imana yakoze byabindi ndimo kuva muri ngo izonga rikore nibindi. Sifa kwa Yesu yakoze byabindi izonga rikore. Uracyayizeye mugabo mugore mu rugo iwawe mu bibazo ufite byabindi Imana yagukoreye ukaba uri kugera ku musozo, Satani kabiri kiza kukunaniza ugiye kurangiza. Uracyizeye y'Imana yakoze byabindi iracyari y'Imana, izahora ari Imana, izakora ari Imana. Oh, shakene glory the prayer. Uracyayiringiye, uracyayiringiye. Aho ndi wiringiye abantu bagushukashuka umva ngubwire kuriringira ibivume. Yeremiya 17:5 17:5 havuga ngo havumwe umuntu wiringira undi akishima amaboko ye akimura iyo Mana, azaba ngigiti cy'inkokore kizaba mu butayu kiza nikiza ntazakibona. Abantu bariko bagushuka bakugiye mu matwi bakaba bariko bagusengera. Wiringiye abadafite ubuzima, kurasengerwa n'abadafite ubuzima, kurasengerwa n'abapfuye kera. Ariko naje kukubwira iringira iyo Mana. Zaburi 125 ngo abiringiye Uwiteka bameze ku musozi wa Siyoni utabashika kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Kuko imisozi gose Yerusalemu ni Uwiteka gose abantu be uhereye none ukageza n'iteka rye. Abo turi kumwe amashimwe n'impundu kwa Yesu. Uracyayiringe cyangwa akuwemo byo byiringiro. Cya gatatu, urukundo rw'Isayoni, urukundo rw'ijuru uracyarufite. Ko Satani yakwembabesha urukundo rw'ijuru. Satani uri mukuba kumbuza isi gusa. Amazu meza arakwira Imana izayabahe, akazi keza izakabahe, ariko se kurakumbura ijuru ryaguhaye ako kazi, urakorera ijuru ryaguhaye ako kazi, kuraharanira kujya mu ijuru no kuryitangira ryakugize uwo uriwe. Ariko benshi urukundo rw'ijuru Satani yakuyemo. Ariko naje kukubwira ngo mbwisisi wahaharanire kandi ibyo bikuruhira bizaribwa n'abandi nimba mu Imana. Ariko niba ukorera ijuru, Filipi 3:20 haba ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, niwe mwami wacu Yesu Kristo uzaza guhindura iyi mibiri yo gucishwa bugufi akayishushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zimubashisha kwigandura byo. Iwacu ni mu ijuru. Mutega ibiganza mbwira muti wacu ni hariya. Haleluya! Kuzabura ijuru biragatsindwa. Oh, kuba umukristo ukazabura ijuru we, kuba umukristo ukazabura ijuru we, kwitwa umurokore ukazabura ijuru. Bese urukumbuzi rw'ijuru, urukundo rw'ijuru Satani yakuyemo. Icyakane kwihangana kwavuyemo. Kuvugana n'umuntu akakubwira ngo bwana ntako ndagize, narakoze, natanze ubuzima, natanze umwanya, ariko mu cyimbo cyo gushimwa nukugawa gusa. Ese nishimwe ry'abantu uri kuharanira. Naba abantu ntacyo bashima uretse gusa akumva nyire kwasa n'ufite ingingo zifatika. Ese Yesu bose bamukomeye amaji, bamwisha atari Imana.
intumwa zose se bazikomeye amashyi ntibazishe zarakoreza umurimo w'Imana. None kuri ishinga y'abantu bavuga uzareba icyo Imana ivuga uzave ko y'abantu bavuga mumbere sicyo. Haleluya! Uzave ko y'abantu rero kuyimana kwiyangana ko kurashira. Mwabwara n'umuntu ngo Bwana Bwana ntibabura Bwana kamemu yiki bacitse intege baracogoye none ko barananirwa bagiye kurangiza. Uzusigaranye iminsi ingana ite? Icya gatanu, Satani yambura abantu kumvikana. Muri mukugira inama ukagira ngo muri kumwe nako baraguhema. Mugakora inama mukuza nako barahemana bati napfe kwandika. Tuzabimwereka tugiye gushyira mu bikorwa. Nigeze kuyobora ahantu ngo ndebe urusengero nasanze uko rumeze birambabaza. Koresha inama yo kugira icyo dukora no gushaka inshuti zizadufasha. Baranyemerera kazangira ngo turi kumwe. Dutegura n'uburyo tuzabakira. Tuzakira abantu b'inshuti, tuzabwira icyo gikorwa bakadufasha. Baranyemerera ngo dusohoke. Umwe mu bakozi twakoranaga agenda yinjira mu bandi atumve rero mbabwire nimukora bizabigiye kuntesha agaciro imyaka maze hano. Bazavuga ko uyu munyamurenge ari wakoze kano kazi. None rero mu nyumvire mu byemerere bibe mu matwi no ku mutima ariko ntibubishyire mu bikorwa. Araso haragaruka wumve araza arambwira ati pastor abantu ba hano ntubazi bazakugeraho bakubwire amagambo nkaya nuyumva uzamenye ko ari uko bateye. Nako araza gutangira kugira ngo nibangera bakambwira nyuma abadiyakoni bati pastor nakari mukuza tubwira ngo turamenye nidukora bizagaragara ko ari we wakoze bimutesha agaciro. None ndi wizere ko abantu bazaza nabangabo banza riteranye. Shaka abantu bategura ibiryo nzi ko hari abantu 30 bazaza. Nukuri haje bane batetse bateguye ibiryo by'abantu 30. Haza bane. Nuko abantu Satani icyagatana akora n'ukwambura abantu bumwe ubwumvikane ubusabane abantu bakaryaryana gusa ngambwira ngo turi kumwe naho nukwikiriza bisigaraho nta gikorwa. Ariko Paulo abwira Bikorino rwandiko rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 10 abango bene data ndabinginga abango kugira ngo mwese muvuge kumwe kugira ibice biremwa muri mwe ahubwo muhurize hamwe muhuje umutima n'inama. Abo turi kumwe amen cyane mbumve amen cyane amen cyane amen. Muhurize hamwe muhuje umutima n'inama. Rya jambo twasomye Pawulo abwira Abigalatiya aravuga ngo ntiducogore gukora neza kuko igihe nikigera tuzasarura nitutagwa isari. Bakristo beza nkora mutima zanjye wahuye na Kadeshi yawe. Kadeshi iri mu rugo iwawe nubona urusaku nduru zaravuze. Satani kwereka inkike z'amabuye ibibazo bihinduka inkike z'amabuye. Satani akwereka ibibazo ko bikurushije amaboko arabanaki nari amoko 7 yose ateye ubwoba. Satani ko yakweretse arakubwira ngo Imana yarabibonye aho ndakutagize warasenze ntacyo yakoze
Satani yagukuyemo ibyiringiro. Kwa kwiringira Imana kutazagutererana itazaguhana byavuyemo. Rwa rukundo rwa Kanani cyangwa umurimo w'Imana n'ijuru byavuyemo. Kwihangana uraho wararunduye. Ari mudamu nabonye basengera arwaye abadayimoni. Ngo abwira abadayimoni bati we muvemo. Ngo baje gusubiza ngo twararunduye. Tumurimo ndi twararunduye. Dufite abantu Satani yabwiye ngo mwararunduye. Ariko reka ngubwire ikingiki garuka. Ndimucogore gukora neza kuko igihe nikigera twiteguye irangiza tuzasarura nitutagwa isari. Umwuka wera aganire n'umutima wawe. Wemerera umwuka wera gusuzume ibyo wahuye nabyo. Urucantege rwinshi, ibigambo byinshi, imigambi bakubeshye ngo niyo abandi ari abayikubwiye ari bo beneyo. Ariko mano vuga iki we uyizibukire. Byakozwe n'intumwa ndashoje. Gitetse ya 3 murongo wa 19 3:19 habwa ngo mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe iminsi yo guhembuka. Wari kugenda ucika intege upfa mu mwuka. Iminsi yo guhembuka ibone ukwiza ituruka ku Mwami Imana. Iyane uhindukire ibyaha byawe bihanagurwe. Ya magambo wavuze, ya migambi babuteranya, zango z'abandi waseseye muri kusenya, ya mirimo y'Imana uri kugenda ucamwa abantu indege ubacamwe ibice. Ye uri hano we, ye uri hano ndazi. Iyane uhindukire ibyaha byawe bihanagurwe iminsi yo guhembuka no kwiza. Utazagwa ugapfa uziza akanwa kawe kandi muri mukazi imbere wavuye kure mu migambi y'Imana. Uriho kubwa imigambi y'Imana kandi uzakomeza uteze imbere kubwa imigambi y'Imana. Uzahava Imana izana abandi bagusimbura. Ndashoje. Uko numva umwuka umutima ambata sinkubwira ngo wowe iteraniro ryose munyemere muhaguruke maze dusenga Imana. Sabe mama bishop azadufashe gusenga. Twese duhaguruke. Ubwira Imana ngo aho nananiwe urahazi. Aho wagize intege nke urahazi. Aho wasitaye urahazi. Aho watsikiye urahazi. Bananiwe bagiye kurangiza urugendo rwabo. Babura Kanani. Baragenze ibirometero 300 hasigaye 60 we. 60 we. Hasigaye 60 we. Baragenze 300. Baragenze ibirometero 360. Bananirwa kwinjira muri Kanani. Ndugwe ku marembo ya Kanani yacu turiko tujyamo ahubwo ukubera umwanya w'imigisha. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha.